Ikaze ku muyoboro wacu wa YouTube channel Icuriro TV. Muri aka kanya nkuzaniye inkuru ikomeye cyane ndetse inkuru nziza cyane ikumenyekanisha kandi ikubwira ibigendanye n'ubworozi bw'ibigagari cyangwa se ubworozi bw'inkoko z'inkanga. Muri rusange ndakuhamagarira korora izi nkoko z'ibigagari cyangwa se inkoko z'inkanga kubera ko zigira umusaruro ukomeye cyane, umusaruro wo mu buryo bw'amagi, mu buryo bw'inyama, ndetse akaba ari umusaruro wo mu buryo ndetse wo kugira inyama n'amagi bifite intungamubiri, hahandi zibasha no guhangana n'uburwayi butandukanye umuntu ashobora kurwara. Rero izi nkoko bita ibigagari cyangwa se inkanga niyo nkuru nkuzaniye muri aka kanya, nkumenyekanisha ko izi nkoko zagukiza kandi izi nkoko zaguhindurira ubuzima mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Izi nkoko nizo za mbere zibasha gutera amagi menshi cyane ashoboka, zigatera ubushyo bw'amagi menshi cyane ashoboka, ku buryo amagi uretse kuba wabasha kuyagira amafunguro, wabasha no kuyaturagisha, wabasha no kugira ngo nawe ubashe nyine kuyakuramo imishwi, ndetse wabasha no kuyagurisha kuwabasha kuba nabo yabasha kubaturagira, ndetse ukabasha no kuyagurisha n'abandi, ugasagurira isoko, ndetse ukabasha no gufungura ku buryo bufatika umuryango wawe, ugafungura amagi ndetse ugasagurira n'isoko n'abandi bose bashaka kuyabyaza umusaruro babasha kuyaturagisha ndetse n'ibindi. Nkuko nakunze kubabwira mu biganiro byatambutse, no kuba ubworozi bw'inkoko cyangwa se ubworozi bw'ibigagari ari ubworozi usanga buhira benshi cyane mu buryo butandukanye, kandi akaba ari ubworozi bushobora kuba ahantu hose hatandukanye hari ikirere mberabyombi. Ni ukuvuga ngo izi nkoko mu gihe utabasha kubona uburyo bwo kuzituraga, ushobora kwifashisha inkoko zisanzwe z'inyarwanda, hanyuma za nkoko z'inyarwanda ukazihereza amagi y'izi nkanga, hanyuma ziriya nkoko zisanzwe zikaturaga ariya magi neza cyane. Mu gihe cy'iminsi 27 cyangwa 28 ubashije kubona imishwi ndetse udazihaye inkoko z'inyarwanda, aya magi y'izi nkanga cyangwa se ibigagari wayahereza dendo. Dendo nayo ibasha kuyaturaga ikayakuramo imishwi ndetse ikayirera. Dendo ifite ubushobozi bwo kuba yaturaga n'amagi 30 mu gihe kimwe. Rero urumva ko ituraze rimwe gusa ushobora kuba ufite ibigagari 30 mu rugo rwawe mu gihe cy'ukwezi kumwe. Rero ndagira ngo nkubwire ngo iyi mishwi rero nayo ntabwo igoranye kuyitaho, kimwe nk'uko wakita ku mishwi yindi iyo ari yo yose, n'iyi mishwi nayo kuyitaho ni ibisanzwe. Ni ukuvuga ngo iyi mishwi nayo biragenda neza, imishwi yawe igakura neza. Icyo nakubwira ni uko ari inkoko zidakunze kurwaragurika, ariko bitavuze ko wazivura kuko nazo zifite ubuzima. Ikindi nakubwira ni uko ari inkoko zitagoranye mu byo kurya, kuko mu gihe waba ufite aho zirekurira, kuko ari inkoko z'ubuzima bw'ibinyeshyamba, mu gihe waba ufite aho zirekurira ziranezerwa cyane kuko zibasha guhiga udusimba, zibasha kurisha ibyatsi ndetse n'ibindi, aho ngaho zikabasha kuba zarumbuka zigakura cyane. Ariko kandi niba ufite n'aho ziba, gerageza aho ziri mu nzu gerageza gushyira ibiti hejuru kugira ngo zajye zihagurukira nijoro kugira ngo zirare hejuru zitaraye hasi. Mu bundi buryo kuzigaburira ni ibisanzwe, ushobora kuzigurira ibyo kurya nk'iby'izindi nkoko zirya zose, cyangwa se ukabasha kuba wanaziragira zikihigira. Ibyo byose birashoboka. Mu gihe woroye ibigagari ushaka kugira ngo birumbuke cyane, niba bitangiye gutera, gerageza ujye ubasha kuba wabiha indagara cyangwa se ibiryo birimo indagara, cyangwa se igiheri cy'ibigori gitoya, kugira ngo zibashe gukura neza kandi zibashe gukura byihuse, kandi zibashe no gutera amagi zidahagarara, kandi zibashe gutera ubushyo bw'amagi menshi. Ushobora kwibaza ngo ese izi nkoko zitandukanira hehe, amasage cyangwa inkokokazi bitandukanira hehe? Biragaragara cyane, yaba ku ijwi, sauti, yaba ku mahembe ndetse no ku matwi, uhita ubona ko bitandukanye cyane. Kandi mu nkuru ya kabiri mu kiganiro cy'ubukurikira iki ngiki ndakwereka itandukaniro ry'ikigagari cy'isake n'ikigagari cy'inkokokazi. Abandi bakibaza zishobora gucika, kuguruka, cyangwa se ntibishoboka. Izi ni inkoko rero zo mu bwoko bw'inyoni, ariko ntabwo zishobora kuguruka mu gihe zamenyereye aho hantu, ahubwo zikagenda ku murongo, kandi mu gihe gito cyane ukabona ziragarutse aho zari ziri. Izi rero ni inkoko nziza cyane kandi ni inkoko zibereye. Rero ndakwifuriza ko izi nkoko wazorora, ndakwifuriza ko izi nkoko nawe wazishyira mu rugo rwawe. Izi nkoko ni nziza, zihindura ubuzima bw'umuntu kandi zigahindura ubuzima nyine bw'uzoroye.
Ushobora rero kwibaza ati izi nkoko nazibona gute? Wanditse muri komenti wahita ubona uko wazibona, ndetse kuri iyo YouTube channel yacu hariho nimero ushobora guhita uhamagara, hanyuma tukabasha kuba twakubonera izi nkoko, yaba imishwi, yaba inkuru, cyangwa se yaba amagi, byose ubasha kubibona. Urakoze cyane. Rero no vuga ngo izi nkoko nkweretse, izi nkoko z'ibigagari cyangwa se inkanga, ntugire ikibazo cyo kwibaza ngo ese wazorora gute, kuko kuzorora ni ibisanzwe. Ariko se mu kuzigaburira birakwiriye ko zisangira n'izindi nkoko zisanzwe? Menya neza ko zino nkoko zisanzwe zirya cyane kandi zigacuranwa, biba byiza. Ariko inkoko z'inkanga cyangwa ibigagari zikaba zirya gake gake. Icyo gihe rero ushobora kwibwira ko zariye kandi zitariye. Byaba byiza rero kuzigaburira ukwazo, hanyuma ukaba uzi neza nyine ko zariye, ukazigaburira ukwazo utazisangije hamwe n'inkoko zisanzwe. Icyakora ushobora kuzisangiza hamwe na dendo, ibyo ngibyo byo nta kibazo. Ndakwifuriza amahoro y'Imana. Imana ikomeze kubana nawe wumvishe ikiganiro, kandi niba kigufashije ukore subscribe, like na share, kandi no kunzogera kugira ngo ujye ubona inkuru zose tukugejejeho. Imana y'u Rwanda ibane nawe, kandi ntukabure amata mu rugo rwawe, ndetse ntukabure n'abo kuyanywa. Urugo rwawe rujye ruhora rugendwa, kandi ruba urugo rw'Imana n'amafaranga. Urakoze cyane.